nyuma yo kunyura ku rugo Angelique ahoza abamo agira ngo arebe byibuze niba yasanga umukobwa we amusaba imbabazi biyunge, bakamubwira yuko bamaze kwimuka batakibaho ngaho. Agahinda kari kamaze kumwica, yari amaze kubona yuko atagifite amahirwe yo kongera kwiyunga n'umukobwa we ndetse atazongera kumubona. Ahangaha rero yafashe urugendo atangira kugenda ataziyagana ndetse n'agahinda kenshi muri we. Uyu mugore Naomi nta muryango yarasigaranye ndetse nta n'inshuti yari afite, nuko ubwo izuba ryari ritangiye kurenga Naomi yisanze imbere y'ikizu kitaruzura neza, ariko byibuze iki kizu yari kukikingamo kikamurinda imbeho. Nuko uyu mugore yinjira muri iki kizu, arangije aragenda yicara mu nguni ahobera amavi ye agira ngo byibuze arebe niba yakwiporoteja yakwirinda imbeho. Ahangaha yahagumye ijoro ryose ari gutekereza ubuzima yigize kugira. Umutima we wari ufite agahinda kenshi cyane kubwo kubura umwana we Betty. Naomi yari yasimbuje umwana we yibyariye umugabo utarigeze na rimwe amutekereza, utarigeze na rimwe amukunda. None ubu ngubu yarasigaye wenyine, nta kintu na kimwe yarasigaranye usibye ukwicuza. Iri joro ryabaye rirerire kuri uyu mugore Naomi. Ubwo uyu mubyeyi Naomi yarimo struggling kugira ngo arebe nimba yabaho, umukobwa we Betty ubuzima bwarimo bugenda neza ndetse arimo atera imbere. Uyu mwana w'umukobwa yarize ndetse aratsinda ndetse aragraduatinga arangiza ari umudogiteri. Betty kuva yagera mu ishuri yari umwana ukurikira ndetse w'umuhanga. Ahangaha rero yarabashije kubigeraho. Wa mugore Angelica yamubaye hafi buri gihe cyose yabaga amukeneye. Nuko uyu mwana Betty amaze kurangiza amashuri ye, Betty yahisemo kuva aho ngaho noneho agatera intambwe nini cyane. Arangije ava aho ngaho babaga muri uwo mujyi ajya muri Nigeria, noneho arangije afungura ibitaro bitoya. Ntabwo byari byoroshye kuri uyu mwana w'umukobwa, ariko Betty yari umwana w'umuhanga kandi wishyiramo ikintu kandi akagikora. Nuko Betty yatangiye ibyo bitaro bye bitoya, atangira kwita ku barwayi ndetse arabikora neza cyane. Betty yaje kwitwara neza muri ibi bitaro bye ndetse abantu batangira kumukunda cyane, batangira no gukunda ibitaro bye. Abantu benshi batangira kumwizera. Ahangaha Betty noneho ntabwo yakiri wa mukobwa w'umunyabwoba wahoraga agendera ku mategeko ya mama we. Ahangaha noneho Betty yahindutse umugore uri strong kandi uri independent. Betty yatangiye kwishimira success yaragize, ariko hari ikintu cyaburaga muri we. Nubwo Betty yarimo akora business ndetse iri kugenda neza, ariko ntago yahagarika gutekereza mama we wamubyaye. Ahangaha uko yicaraga yatangira gutekereza, ese mama we arahagana he? Ese mama we yaba akiri muzima? Ese nzongera guhura na mama wanjye? Naomi yakomeje kuba muri cya kizu kituzuye. Buri gitondo yarabyukaga, yarangiza agafata umuhanda agatangira kugenda ataziyagana, yizeye ko byibuze yabasha kubona icyo kurya cyangwa akabona umuntu wamuha ibyo kurya cyangwa se akabona umuntu wamuha akazi. Ariko ubwo yageragezaga ibyo bintu, n'ubundi ni hahandi yagarukaga muri cya kizu nta kintu abonye. Nuko umugoroba umwe ubwo Naomi yaricaye muri ya nguni yararagamo, yatangiye gutekereza ku mukobwa we Betty. Atangira kumva mu mutima we agize agahinda ndetse atangiye kwicuza. Naomi yari yarirukanye umukobwa we amusohora hanze ndetse amuvana mu nzu ye igihe umukobwa aribwo yari amukeneye cyane. None ahangaha arimo yishyura igiciro. Ahangaha yarabizi neza ko adashobora guhindura hahise, ariko ububabare bwa decision yari yafashe bwatangiye kumubabaza buri munsi uko bwije uko bukeye. Rimwe na rimwe Naomi yajyaga mu mujyi agatangira kugenda agenda areba amasura y'abantu bamucaho, byibuze atekereza ko ashobora kuba yabona umukobwa we. Ariko Betty yari yaragiye kure cyane, ntabwo yari aho hafi ndetse yari ari kubaho ubuzima bwiza Naomi atabasha no kwimagina. Nuko umunsi umwe ubwo Naomi yari yicaye muri ya nguni yararagamo, hari ikintu cyabaye ndetse gihindura ubuzima bwe. Umugabo witwa Mario nyiri iyi nzu yaje hano ku nzu ye aje kwisura. Nuko ubwo yari arimo atambuka mu nzu ye agenda yitegereza, yagiye kubonabona aguye kuri Naomi yicaye aho ngaho mu nguni. Nuko wa mugabo Chief Mario arangije aramwegera. Nuko ubwo Naomi yamurebaga akabona ahagaze imbere ye, yatekereje yuko uno mugabo agiye kumubwira nabi. Ariko Mario ntabwo yigeze arakara, ahubwo yamubajije neza nitonze, amubaza icyo ari gukora mu nzu ye. Nuko Naomi n'amarira mu maso
arangije amubwira inkuru ye, amubwira uburyo yabuze buri kimwe cyose, amubwira uburyo John yamuhemukiye, amubwira n'uburyo adafite ahantu na hamwe ho kujya. Ahangaha ijwi ry'uwo mugore ryari ryuzuye agahinda ubwo yari ari kubwira uno mugabo Mario inkuru ye. Nuko wa mugabo Chief Mario arangije aramwumva yitonze. Uyu mugore Naomi yatunguwe nuko uno mugabo Chief Mario atigeze amubwira nabi cyangwa se ngo amucaginge. Yabonye uburyo uno mugore afite agahinda kenshi cyane, arangije amugirira impuhwe. Uno mugabo yari azwiho ko ari umugabo ufite business zirenze ndetse w'umukire cyane, nuko adatekereje kabiri arangije aramubwira ati ndashaka kugufasha. Arangije afata wa mugore Naomi amujyana ku nzu ye. Mu buzima bwa mbere Naomi yaryamye ku buriri bwiza kuva yabaho yakwimenya, ndetse abasha kurya ibiryo byiza, ndetse atangira kumva ko ari safe ameze neza. Uno mugabo Chief Mario bwa mbere yagaragaye nk'umugabo mwiza kandi umugabo uri kind, ufite umutima mwiza. Nuko mu gihe gito cyane uyu mugabo ndetse n'uyu mugore batangiye kumenyana birushijeho. Uno mugabo Mario yari divorced, yari yaratandukanye n'umugore we. Uyu mugabo yabaga muri iyi nzu ye nini wenyine. Naomi rero ahangaha yishimiye kuba yahura n'umugabo nk'uyu nguyu. Mu gihe kitari kirekire batangiye guteretana. Bwa mbere buri kimwe cyose cyari kimeze neza. Uyu mugabo Chief Mario yafataga neza uno mugore Naomi, ndetse yamuhundagazagaho impano nyinshi cyane. Naomi yatekereje ahangaha ko abonye amahirwe yo kongera agatangira ubuzima bwe. Ariko ubwo igihe cyagendaga gihita, uyu mugore Naomi yatangiye kubona urundi ruhande rw'uyu mugabo Chief Mario. Uyu mugabo Mario yari umugabo ukunda gutanga ubutunzi bwe, ndetse yarazi neza yuko amafaranga cyangwa se ubutunzi bwe uwabuhaye aba agomba kubwishyura. Uyu mugabo buri gihe yazanaga abagore aho ngaho mu rugo, ariko iyo Naomi yatangiraga kurekarama akamubaza impamvu azana abo bagore, nta kintu na kimwe yamusubizaga, ahubwo yaramusekaga akamubwira ati njyewe mfite uburenganzira bwo gukora buri kimwe cyose nshaka. Kandi nyuma y'ibyo byose uno mugabo yari umukire kandi ari umugabo uzwi cyane. Naomi aha nanone yatangiye kumva atengushwe n'uyu mugabo Mario. Yari yatekereje yuko nyuma y'ibyo yaciyemo byose uyu mugabo Mario azaba umugabo utandukanye kuri we. Ahangaha yari yamaze kwizera yuko Mario amukunda ndetse amwubaha, ariko nyuma yaje kwisanga nanone yongeye gutenguha. Nanone yari yongeye kwisanga akundana n'umugabo utitaye ku marangamutima ye. Buri gihe cyose ubwo yageragezaga kuvugisha uno mugabo Mario, uno mugabo aramubwiraga ati ceceka, kubera ko ntabwo wagombye kumvugisha gutyo, kubera uza ahantu nagukuye ku muhanda. Aramubwira ati ahubwo wakagombye kunshimira ibyo nakora byose, aho nagukuye niho habi, wakagombye kunshimira ibyo gusa. Ahangaha Naomi umutima we noneho warajanjaguritse burundu. Naomi yari yarabuze buri kimwe cyose mbere, ariko ahangaha noneho yari afite ubwoba yuko nawe ubwe agiye kwibura. Ahangaha ntabwo yari afite kuba yahava. Ese niyo yahava yari kujya hehe? Ariko nabwo nahaguma agomba kwakira ubuzima bwo gutotezwa ndetse no gucibwa inyuma abireba. Ubutunzi bw'uyu mugabo Mario bwamuhaye comfort, bumuha kwiyumva, ariko noneho nabwo bwarimo buza ku giciro, ndetse iki giciro ntabwo Naomi yari yiteguye gukomeza kucyishyura. Buri munsi uno mugore yitegerezaga Chief Mario azana abagore batandukanye, ndetse akabakoresha buri kimwe cyose ashaka nkaho uyu mugore atabaho. Nuko umunsi umwe Naomi yabyutse yumva atameze neza, afite intege nkeya, umutwe we wari kumurya cyane, ndetse umubiri we wari ufite umuriro mwinshi cyane, ameze nkaho yari ari mu muriro. Yagerageje kubyuka ngo ave aho ngaho ku buriri, ariko amaguru ye aranga, yanga guhagarara. Arangije yikubita hasi. Ahangaha uyu mugore ubwo yaramaze kwikubita hasi, yari akeneye umuntu wamujyana kwa muganga. Yagerageje kurwana n'umutima, akurura telefone ye, arangije ahamagara Mario. Nuko ubwo Mario yari amwitabye, atangira kumva umuziki mwinshi cyane ndetse n'amajwi y'abagore. Naomi ndetse n'ijwi rifite intege nke cyane. Arangije aramubwira ati ndarwaye. Arangije aramubwira ati ndagukeneye ngujyane kwa muganga. Ariko Mario nk'uko yarasanzwe afite imico mibi, yahise amubwira amagambo mabi cyane. Aramubwira ati jewe nta mwanya mfite, ndi kwishimana n'abagore, ndi mu bihe byiza. Atongeye ijambo na rimwe, yahise amukupa muri ako kanya. Naomi yakomeje kuryama aho ngaho, atangira kurira. Ahangaha
ubona Naomi yatangiye kurwana no kuba yahaguruka ngo arebe nimba yasohoka agasaba ubufasha. Yumvaga muri iyo byanze bikunze niba Mario atabashije kumufasha agomba kwipushinga ubwe akabasha kujyana kwa muganga. Ariko ubwo yari agerageza kongera guhaguruka umubiri we waranze. Naomi yarongeye yikubita hasi, nuko umuzamu yagiye kumva yumva ikintu kiraguye, arangije yinjira mu nzu yirukanka. Arangije asanga Naomi aryamye hasi, nuko uyu murinzi adatinze yahise ahamagara ambulance. Naomi ubwo agera ku bitaro bahise bamwinjiza muri ambulance. Ubwo yari aryamye ahangaha kuri aka gatanda yagiye kumva yumva ijwi asa nkaho azi, nuko mu ntege nke yari afite Naomi arangije afungura amaso, agiye kubona imbere hari umudogiteri wambaye ikanzu y'umweru. Uyu mudogiteri yari Betty. Bose uko ari babiri, ari umubyeyi ndetse n'umukobwa we Betty, bahise bagwa mu kantu. Betty ubwo yari ahagaze ahangaha umutima watangiye gutera cyane, ubwo yisangaga ahagaze imbere y'umugore wamwirukanye akamukura mu nzu nta handi hantu afite ho kujya. Muri aka kanya Naomi yatangiye kurira. Betty wamaze igihe kinini afite agahinda ndetse n'ububabare ndetse n'umujinya bw'uko mama we yamutereranye, yose yarabifasha abishyira ku ruhande, ahubwo ahita afata ibiganza mama we. Bose bararira, Naomi ari kurira cyane, atangira gusaba imbabazi umukobwa we, abwira Betty buri kimwe cyose yanyuzemo, amubwira amakosa yakoze n'uburyo yayicujije, kuba yarahisemo umugabo utarigeze wita no ku marangamutima ye, ndetse akamusimbuza umukobwa we yibyariye ntabashe kumurinda igihe yari amukeneye cyane. Arangije amubwira ati Betty ahangaha nari impumyi. Arangije amubwira ati mwana wanjye ntabwo nkwiriye imbabazi zawe. Muri ako kanya Betty yatangiye kurira, arangije azunguza umutwe. Arangije amubwira ati mama narakubabariye kera, njyewe icyo nifuzaga nuko wakwishima, nicyo kintu nifuzaga. Naomi ntabwo yari arimo yizera ibyo ari kumva. Muri we yatekerezaga yuko Betty yamwanze burundu, adashobora no kuba yamuhagarara imbere. Ariko ahangaha yari ari kumwe n'umukobwa we, ndetse umukobwa we yari yarabaye umudogiteri, ndetse arimo amwereka umutima mwiza, ndetse anamubwira ati narakubabariye. Yibagije buri kimwe cyose. Ahangaha umutima wa Naomi wari wuzuye ukwicuza. Naomi ahangaha yabonye yuko ahawe amahirwe ya kabiri. Umukobwa we yari yibagije akabaro kose yamuteye, ndetse yari ahangaha ku bwe. Bwa mbere Naomi yisezeranyije yuko atazigera afata aya mahirwe ngo yapfushe ubusa. Umukobwa we yamubwiye yuko azamwitaho bishoboka. Aramubwira ati ibyabaye byose ahahise ntacyo bivuze kubera ko turacyari umuryango. Nuko ubwo Naomi rero yari avuye mu bitaro, yatunguwe no gusanga wa mugabo Chief Mario amutegereje hanze. Nuko arangije aramwegera, ya magambo mabi yamubwiraga ayasimbuza noneho kumubwira amagambo y'amareshya mugeni. Atangira kumubwira ati umbabarire. Aramubwira ati nukuri ntabwo nari nzi yuko ibintu bikomeye bigeze ahangaha. Aramubwira ati ngewe igihe wampamagaraga numvaga yuko uri kumbeshya, uri kunkinisha. Arangije aramubwira ati umbabarire kuba ntaragufashije igihe wari unkeneye cyane. Naomi ahangaha yari akiri umunyantege nkeya. Arangije aramwumva, yumva uburyo kumusaba imbabazi. Arangije yiyibagiza buri kimwe cyose cyabaye, yiyibagiza ko mu mutima we yahindutse. Arangije aramubabarira. Arangije yumvisha ko byibuze yigiye ku makosa ye, ndetse abona yuko ari byiza yuko yababarira agakomeza ubuzima. Yashakaga kwizera muri we yuko abantu bashobora guhinduka, wenda bashobora guhinduka. Chief Mario yari umwe muri abo bantu bashobora guhinduka. Nuko mu minsi mikeya Betty yagiye gusura mama we. Betty yari yakomeje ari kure yabo cyane, ntabwo yari yemera yuko Mario ari umugabo ukwiriye kubana na mama we. Ariko uyu mwana w'umukobwa yakundaga mama we Naomi, ndetse yashakaga kujya kureba uko ameze. Nuko rero Betty yaje kujya gusura mama we muri rwa rugo rwa mugabo Mario. Nuko ubwo bari bamaranye igihe kirekire cyane baganira, bari kuganira ndetse bari guseka. Betty arangije amubwira ati noneho nshobora kugenda. Nuko ubwo Betty yarimo asohoka ava ngaho mu rugo rwo kwa Mario,
yagiye kumva yumva Chief Mario ageze aho ngaho, nuko imodoka ye yaraje itihagarara hafi ye. Nuko Chief Mario yarangije ava mu modoka, amaso ye yahise yerekeza kuri wa mukobwa Betty. Ahangaho uyu mugabo yari afite indoro idasanzwe mu maso ye. Uyu mugabo Chief Mario ntabwo yigeze amubwira ikintu na kimwe ako kanya, ariko amaso ye yakurikiye uno mukobwa ubwo yarimo asohoka muri uru rugo. Nuko ubwo Chief Mario yinjiraga mu nzu, arangije atangira kubaza Naomi atese uriya mugore uvuye ahangaha ni mugore ki. Naomi ari guseka, arangije avuga ati uriya n'umukobwa wanjye yitwa Betty. Ahangaha uyu mugore Naomi yakekaga yuko uno mugabo agiye kumushimira, ndetse akamushimira ko, ndetse agashimira uyu mwana w'umukobwa Betty kuba yarabashije kuzamura ubuzima bwe. Ahubwo aho kugira ngo amushimire, ahubwo yahita atangira kumubaza ati uriya n'umukobwa wawe. Arangije avuga ati umukobwa wawe ni mwiza cyane, ndetse uriya mukobwa wawe ari class. Naomi yahise yumva yishimye, ayumva agize pride, ariko yatangiye kubona uno mugabo hari ikintu kitagenda mu maso ye. Nuko arangije aramubwira ati ase njyewe biti. Aramubwira ati nanjye ndi class. Arangije aramubwira ati nanjye ndi mwiza. Nuko wa mugabo Chief Mario arangije aramwitegereza aramubwira ati wowe uri old school. Aramubwira ati uriya mukobwa nibwo bwoko bw'abagore nkunda. Njye nkunda abagore bari class kandi beza ndetse bize. Aya magambo yabwiye umugore we Naomi yaramubabaje cyane, yumva ni nkaho amukubise panchi. Uyu mugore Naomi yagerageje kumwenyura, ariko mu mutima we yumvaga ari kubabara. Umugabo yaramaze kubabarira. Umugabo yizeraga ko byibuze yazahinduka, ahubwo uno mugabo ntagahinduka, yarakiri wa wundi. Ntabwo uyu mugore yari yibabariye ku byo yari yamaze gukora. Nta kintu na kimwe uno mugabo yari yabashije kwiga, ahubwo bigaragara nkaho yasabye imbabazi we ashaka kwigerera ku mukobwa w'uyu mugore. Ahangaha Naomi yarababaye cyane, arakara. Ahangaha yari yamaze kumva neza yuko uyu mugabo Chief Mario atari umugabo mwiza, ariko noneho byongeye kumva ko uno mugabo yaratangiye kumugereranya n'umukobwa we, ndetse akamubwira ngo we ni old school. Yatangiye kubona uburyo uno mugabo ari umugabo utari mwiza. Ntago byari bihagije kuba uno mugore yarari hano ari kumwe n'uyu mugabo Chief Mario, ndetse ntabwo byari bihagije kuba yaramubabariye, ahubwo uno mugabo yaragikeneye abandi bagore ndetse bakiri batoya. Nuko muri iryo joro Naomi yararyamye ku buriri, ubwonko bwe ari gutekereza ibintu byinshi cyane. Nuko arangije atangira gutekereza ati se Betty koko yaba ari umukobwa wanjye. Atangira kwibaza impamvu buri mugabo wese ahuye nawe ashaka kujya mu rukundo na Betty. Naomi ahangaha ibitekerezo ndetse n'ibibazo byaruze mu mutwe we, ariko agerageza kubishyira ku ruhande, ariko ibitekerezo byakomeje kuza muri we. Arangije atangira kuvuga ati oya, ntabwo ibi bintu byagombye kuba. Arangije aravuga ati jyewe ntangiye kwanga uno mwana w'umukobwa. Aravuga ati uno mwana w'umukobwa ashobora kuba ari umurozi. Ntabwo nagomba gutuma uno mwana w'umukobwa aza mu nzu wanjye. Uno mwana w'umukobwa ni umukobwa mubi cyane. Umutima wa Naomi watangiye kuba mubi cyane. Atangira gutekereza uburyo Chief Mario yitegereje Betty. Arangije atangira kuvuga ati byanze bikunze umugabo wanjye atangiye gukunda uriya mukobwa, ndetse ibi ngibi yabitekereje n'uburakari bwinshi cyane. Arangije aravuga ati ntabwo ibi ngibi bizongera kuba igihe cyose ndaba ndi muzima. Naomi arangije atangira gufata umwanzuro, atangira kuvuga ati byanze bikunze ngomba kujya kure ya Betty. Nuko iminsi mikeya Betty yahamagaye mama we, aramubwira ati ngenda ndashaka byibuze tumarana aka weekend turi kumwe mama. Uyu mwana yarakumbuye mama we, yashakaga kumusura, ariko ubwo yabazaga mama we nimba ashobora kuza kumusura mu rugo, mama we yahise amubwira ati hoya. Ahangaha Betty byaramutunguye. Arangije aramubaza ati mama nukubera iki wanze konza aho ngaho, ese buri kimwe cyose cyaba kimeze neza? Naomi yamushubije arakaye cyane. Arangije aramubwira ati ndahuze. Ahangaha Betty byaramubabaje, ndetse yumva agize amayobera muri we. Nuko amaze gukupa, amaze kuvugana na nyina, yahise ahamagara wa mukobwa umwe yita mama we nk'uwamureze Angelica. Arangije amubwira buri kimwe cyose cyabaye. Nuko Angelica arangije aramwihanganisha, aramuturisha, aramubwira ati wenda mama wawe hari ibindi bintu ahugiyemo,
wigira ubwoba witekereza ibintu byinshi cyane. Ariko Betty ntabwo yigeze ahagarika kumva ko hari ikintu kitagenda neza. Nuko Mario ubwo yazaga umugoroba umwe agarutse mu rugo, arangije abaza umugore we ati Betty ameze ate? Naomi muri aka kanya yahise arakara, arangije amubwira ati hagarika kumbaza uyu mukobwa, ntabwo ari business zawe. Mario arangije amubwira ati ngewe nakunze Betty ndetse ndashaka kumushyingirwa. Arangije amubwira ati ngewe ntabwo numva nkigushaka wowe urashaje cyane ndetse nta nubwo wigeze wiga. Arangije amubwira ati ngewe ndaguha amafaranga ndetse nguhe n'inzu, ariko undeke ngewe nshyingiranwe n'uriya mukobwa Betty. Naomi arangije amubwira ati ntabwo nzigera ntuma ushyingiranwa n'uriya mukobwa. Nuko umunsi wakurikiyeho Naomi yerekeje ku bitaro kujya kureba wa mukobwa we Betty. Arangije amubwira ati ujye kureba umugabo wanjye Mario. Ahangaha Betty yumvise bimuyobeye, yumva ntazi ibyo mama ari kumubwira. Arangije amubaza ati se nuko uri kumbwira amagambo? Arangije Naomi aramubwira ati ugomba gukora ibyo nkubwiye. Arangije ahita ava ngo arigendera. Ahangaha Naomi yasohotse ahangaha ku bitaro, asiga uyu mwana we Betty afite amayobera muri we, ndetse arimo yibaza ese napfuye iki na mama wanjye. Nuko nyuma y'icyumweru kimwe Mario yisanze kuri bya bitaro yagiye gusura wa mukobwa Betty. Nuko arangije aramwegera, arangije amubwira ati Betty njye nahoze ngutekerezaho. Aramubwira ati ndagukunda. Ahangaha Betty yumvise atazi ibyo umugabo ari kumubwira, ndetse ahangaha yahise amenya impamvu mama we yari yaje kumureba ndetse n'uburakari. Arangije aramubwira ati va ahangaha. Arangije aramubwira ati ntago mama wanjye agushaka ahangaha, ndetse aramubwira ati nanjye ntago ngushaka ahangaha. Mario arangije arakomeza aramuhatiriza aramubwira ati ngiye nshaka kubana nawe. Aramubwira ati Naomi ntago ashaka kubyumva ariko ngiye ndagushaka. Nuko Betty arangije aramubwira ati va hano kuri ibi bitaro, ndetse nongera kugaruka ahangaha nzajya kukurega. Mario yageze mu rugo yarakaye cyane, arangije atangira kwataka Naomi. Aramubaza ati nukubera iki wagiye kuvugana na Betty, kubera iki watumye Betty anyanga? Naomi arangije amubwira ati ngewe nashakaga kurinda umwana wanjye, ndetse uwo mugabo nkawe Mario ntago uri umugabo ukwiriye umukobwa wanjye. Aramubwira ati ngewe nahoze nikunda, ntago nabashije kwita ku mukobwa wanjye ngo muproteje. Mario arangije amubwira ati ngewe nkunda umukobwa wa Betty, ngewe ndashaka kubana nawe. Nuko arangije aravuga ati Naomi ni wowe mbogamizi iri hagati yanjye na Betty. Arangije aramubwira ati ushatse wareka Betty agakora amahitamo ye. Nuko Naomi arangije aramubwira ati umukobwa wanjye Betty akeneye ibyiza kurusha wowe. Atangira kumwibutsa ahahise huriya mwana w'umukobwa, ndetse amubwira uburyo yagiye amufata nabi akamutererana. Nuko umunsi wakurikiyeho Naomi yaje gusura Betty. Nuko ubwo yarageze aho ngo ku bitaro, arangije yegera umukobwa we Betty. Arangije yicisha bugufi aramubwira ati umbabarire kuri buri kimwe cyose. Aramubwira ati ngewe ndi igicucu, kuba natuma amarangamutima yanjye ankontorora nkaba nakwangiza isano dufitanye. Aramubwira ati ndagusezeranyije ntago nzigera mpitamo umugabo uwo ari we wese hejuru yawe. Nuko Betty arangije yitegereza mama we, aramubwira ati ndakubabariye. Arangije aramubwira ati ndabyumva waciye muri byinshi. Nuko muri aka kanya Naomi yatangiye kumubwira buri kimwe cyose, amubwira uburyo uyu mugabo Chief Mario azana abandi bagore mu rugo, ndetse uburyo atamwubaha na gatoya, ndetse amubwira uburyo agira agahinda kenshi cyane, ndetse amubwira uburyo afite ubwoba bwo kuba yabura umukobwa we kandi akajyanwa n'umugabo nk'uriya. Nuko ubwo Naomi yarakivuga, Betty yatangiye kumva agiriye impuhwe mama we. Arangije aramubwira ati ntago wakagombye kujya mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Aramubwira ati mama ukwiriye ibyiza. Nuko Betty arangije amuha umwanzuro, amuha igisubizo. Aramubwira ati ese nukubera iki utaza tukabana? Ubu ngubu mfite inzu nini cyane, dushobora gutangira kandi tugakora ubuzima turi kumwe. Naomi ahangaha yashimiye umukobwa we. Arangije amubaza ati ibyo uri kuvuga ni ukuri? Arangije aramubwira ati mama njye ndi serious, uri umuryango wanjye, ndetse byo njye uri mama wanjye. Iki nicyo giye kugira ngo buri umwe afashe undi. Nuko Naomi yafashe buri kimwe cyose cye, arangije aragenda ajya kubana n'umukobwa we Betty. Nuko hashize umwaka umwe Betty yaje guhura n'umuhungu aramukunda. Ubwo uyu musore yapropozaga Betty yarishimye cyane.
Naomi ahangaha bwa mbere yarishimye cyane muri we, yabonye umukobwa we yishimye ndetse abashije guhura n'urukundo akwiriye. Nuko ku munsi w'ubukwe Naomi yarahagaze iruhande rw'umukobwa we Betty ari proud ndetse yishimye. Bose uko ari babiri babashije gukora chapitre nshya y'ubuzima. Nshuti bavandimwe, nangaha inkuru yakirangiriye, ariko ndizera iyi nkuru hari ikintu gikomeye twagombye kwigiramo. Ndagusaba muri comment section ngo winjiremo unyandikire, haba mu gice cya mbere kugeza kuri gice cya kabiri nguhaye, umbwire amasomo wagiye ukuramo. Wowe uwumvise iki gice, nimba utarumvise igice twatangiriye, ujye hasi urasanga igice cya mbere, uhire ku gice cya mbere ndetse uzashyireho n'igice cya kabiri, uzasobanukirwa. Wowe mushyashya nawe ndagusaba ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe gishyizeho indi nkuru. Mwakoze rero guhitamo Beyond Bushu. Ndabashimiye ku mwanya wanyu ndetse ndabashimiye kuri support yanyu. Imana ibahe umugisha.